Hello abashoramari, video ishize twababwiraga ibintu ushobora kwitaho, ibintu ugomba kumanza wamenya mbere yo gutangira kugura crypto, harimo risk, hakabamo capital, hakabamo n'igihe. Ibyo bintu ugomba kubanza wabyigaho kugira ngo utangire ugure crypto. Nyuma rero yo kumenya risk yawe, nyuma yo kumenya capital ufite, nyuma yo kumenya igihe ugomba guholdinga izo crypto wenda kugura, ikiba gikurikiyeho noneho nukureba ubwoko bwa crypto ugomba kugura ukurikije ibyo bintu bitatu. Ku muntu utararebye iyo video duheruka gukora n'ubundi, ashobora kujya kuri YouTube, ashobora kujya kuri iyi channel hanyuma akareba video iherutse, hanyuma twabivuzeho tubisobanuraho, tugerageza kubisobanura byimbitse. Hanyuma mwibuke ibintu tubaha ntago tubaha 100%, tubaha bikeya kugira ngo namwe mujye gukora research, mujye kubyongera, mwongere ubumenyi, mufate amakuru make twabahaye mugerageze kuyashakashaka. Ntabwo dushinzwe kuba ibintu byose kandi internet ifungutse kuri buri wese kugira ngo ajye gukora ubushakashatsi. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kureba noneho ubwoko bw'ama crypto. Ntabwo turavuga crypto nyirizina, ahubwo turavuga ubwoko bwayo n'ubundi bitewe na risk yawe n'igihe ufite ndetse na capital ufite, kugira ngo uzahitemo ubwoko bw'ama crypto agiye atandukanye bitewe n'ubundi n'igihe ufite na risk ufite ndetse na capital ufite. Ubwoko bwa mbere rero, crypto za mbere, uburyo ugomba guhitamo crypto n'ubundi twavuze ko ugomba kugendera kuri bya bindi n'ubundi twavuze muri video iherutse. Hanyuma crypto ya mbere ugomba kureba ni Bitcoin. Bitcoin nkuko mubizi ni crypto imaze gufata intera nini, no kuvuga ngo bitewe na risk wifuza gufata risk. Niba wifuza gufata risk ntoya cyane, Bitcoin ni crypto umuntu yakurekomandinga mu buryo bugiye butandukanye, kuko ibigo bigiye bitandukanye birayigura, ibihugu runaka birayifashisha, ama institution akomeye arayifashisha. Ni igihe cyiza rero cyo kuba wagura Bitcoin. Ariko kubera ko Bitcoin ntabwo, nubwo ifite risk ntoya cyane, ariko kubijyanye no guholdinga bigusaba kugira ngo holding igihe kinini kugira ngo byibuze uzagire inyungu. Ikindi kuri Bitcoin bigusaba kuba ufite capital yisumbuye, kuko ntabwo washyiramo amadolari 100 ngo uzabone inyungu muri long term, kubera ko nk'ubu Bitcoin iri kuri 38,500. bivuze ngo kugira ngo amadolari 100 yawe yikube kabiri byasaba ko ijya byibuze nko ku 76,700 gutyo. Murumva ko rero ku muntu ufite time, ku muntu ufite capital nini, ku muntu ushaka risk ntoya, Bitcoin niyo nziza. Hanyuma ubwoko bwa kabiri bw'ama crypto, hari ayo bita ama altcoins, ne ama crypto n'ubundi ari munsi ya Bitcoin, ariko by'umwihariko amaze kunayo kubaka izina, harimo za Ethereum, za Solana, za Cardano n'izindi zigiye zitandukanye. N'ubundi ugiye ku rubuga nka Coin Market Cap ushobora kuzibona uko zigenda zikurikirana, hanyuma nawe ukazihitamo. Zino rero niba ushaka gufata risk yisumbuyeho, ushobora kuba wahitamo imwe muri zo, hanyuma ukayigura ukayiholdinga. Hanyuma ubwoko bwa crypto bukurikiyeho noneho ni crypto ziri mu bwoko bwa metaverse, cyangwa se crypto zikoreshwa n'ubundi muri metaverse. Ku bantu mumenyereye ibintu bya technology, ibintu bya web3, murabizi metaverse, isi y'ikoranabuhanga, haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero hariho amacoin akorwa kugira ngo accomplishing ayo mataska agiye atandukanye, nko kugura ubutaka, gukora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu isi ya metaverse. Ayo macoin nayo afite potential, ariko dutangiye kwinjira mu ma crypto ari risk cyane. No kuvuga ngo ku muntu ushaka gufata risk ntoya yahera kuri Bitcoin akamanuka ajya kuri ayo ma altcoin za Solana, za Ethereum, za Cardano,
za Matic n'izindi nyinshi cyane. Hanyuma umuntu ushaka gufata noneho risk yisumbuyeho ashobora gufata kuri niche ya metaverse. Kuri niche ya metaverse naho hariho amacoin agiye atandukanye. Mu macoin ari risk cyane ku buryo ku muntu ushaka gufata risk ntoya atari byiza ko yahitajya muri izi coin z'ama metaverse, kubera ko akenshi haba harimo abantu b'abascammers benshi bishobora gutuma iyo coin uyu munsi biri kubuminga abantu bayigura cyane ariko ejo ikongera ikagwa hasi. Hanyuma niche none ikurikiyeho ubwoko bukurikiyeho noneho ni cryptos zifite aho zihuriye na games, gamify crypto. Zino ni crypto n'ubundi amagame agiye atandukanye yo kuri internet, muri metaverse agenda akora kugira ngo mu gihe wenda ugiye gukina iyo game wenda baguhe nk'igihembo, cyangwa se mu gihe ugiye kuyigura ukoresha izo izo crypto ugura iyo game. Rero uyu munsi ama gamify ari hasi ku buryo mu myaka iri imbere, bitewe nuko abantu benshi bari kwimukira mu buzima bw'ikoranabuhanga, mu myaka iri imbere izi gamify ni crypto zifite potential nini muri long term, ariko nanone ziri high risk. Muri video ikurikira n'ubundi izakurikira ingiyi tuzagenda tuvuga noneho crypto kwayo, crypto izo muri gamify nizi. Uyu munsi ntabwo turabijyamo cyane kubera ko nshaka mumenya ubwo bwoko bugiye butandukanye. Umuntu urashobora gukora research, ajye kuri Google, ajye kuri internet, abisearching. Internet irahari kugira ngo buri wese abone ibyo yifuza. Icy'ingenzi nuko uba uzi icyo ushaka. Hanyuma nyuma ya gamify indi crypto warebaho n'ubundi ni zino funny tokens. Izi funny tokens ni ama crypto n'ubundi usanga ari ay'amakipe akomeye nka za FC Barcelona, Manchester United, ugasanga abafana bayo creatinze token runaka ihagarariye iyo team. Zino token rero nazo ni token ushobora kwitaho cyane ku muntu niba ukunda ibintu by'imipira, ushobora n'ubundi kujyaho ukawazigura. Zino token rero zigira volatility wenda igihe bitewe n'ibihe ikipe irimo, ndetse iyo volatility ikaba yaba nini cyane ku buryo amafaranga yawe ashobora kwikuba inshuro nyinshi. Gusa n'ubundi uko income cyangwa uko inyungu ari nyinshi niko na risk aba ari nyinshi. Ko tugenda tumanuka turi kugenda tujya muri crypto ziri high risk high return. Izindi asset ugomba kwitaho cyane, ntabwo dukunda kuzivuga, ariko ni asset zikomeye cyane ariko nazo zifite risk nini cyane. Ni zino asset ni non fungible token, izo bita NFTs. Zino ni asset ziri digital, n'ubundi usanga amakampani agiye akomeye nka za Adidas yaragiye akora ama non fungible token, cyane nk'ari amakampani ya fashion, ay'imipira nka za NBA, usanga harimo ama NFT yazo, ndetse n'abandi bantu b'abartiste, abahanzi, abanyapolitike bagiye bakora izi NFTs zitandukanye. Ku muntu utazi NFT icyari cyo n'ubundi byimbitse, ashobora kujya kuri YouTube channel yacu n'ubundi akareba ikiganiro twakoze n'ubundi tuvuga NFT by'umwihariko, tureba na zimwe muri NFT ushobora kugura. Hanyuma izi nazo ni NFT ushobora kugura, ariko nazo ni high risk kuko uyu munsi hari nka NFT usanga zarataye agaciro hafi 90% y'agaciro zari zifite, kandi zaraguzwa amamiliyoni y'amadolari, ariko uyu munsi ugasanga nta nubwo zagura n'amadolari igihumbi. Ariko ku muntu ufite long term purpose ashobora kuba yagura izi NFT, kubera ko uyu munsi ziba ziri hasi, ejo zikongera zigasubira hejuru. Niko digital asset ziba zimeze. Nyuma rero ya NFTs ushobora kujya no kureba ukareba DeFi tokens. Izi rero ni token za ari ama application cyangwa ibigo bitanga services za finance ariko mu buryo buri decentralized. Nk'urugero nka Cav itanga uburyo bwo kusavinga
crypto zawe ndetse no kuba waguriza umuntu wabinyuze muri iyo DeFi application, ndetse bakaba banakuguriza binyuze muri iyo DeFi application. Izo systeme rero zitanga izo service za decentralized finance ziba zifite crypto token zazo. Hanyuma izo token uyu munsi kuko tukiri mu itangira mu by'ukuri by'iyi financial services ziri decentralized, birashoboka ko mu myaka iri imbere izi DeFi zizaba zarabuminze cyane ku buryo umuntu wagura asset ziturutse ziconnectinze n'izi DeFi mu myaka iri imbere ashobora kuzaba afite amafaranga menshi. Mwibuke kugeza ubu ama DeFi cyangwa se iyi industry ya crypto muri rusange iracyajegajega ku buryo uyu munsi ushobora gusanga DeFi company runaka yahirimye, ejo ugasanga indi yavutse. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko zino asset ziba ziri risk cyane, ko n'ubundi biba ari ibintu bikiri mu itangira. Usanga harimo ibihombo byinshi cyane nko mu ma DeFi, usanga hari ma DeFi agenda ahomba bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, kuba bazihakinze n'ibindi bijyanye na asset volatility bituma amakoratero abantu baba batanze ahindagurika mu biciro, hanyuma bikaba byagusha DeFi hasi. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko kugura izi token za DeFi ugomba kuba ufite risk, ugomba kuba ufite ikigero cya risk kiri hejuru. Mwibuke uko risk ingana ni nako na return iba ingana. Ikindi gice ugomba kurebaho ni artificial intelligence na web3. Murabizi ko muri iyi myaka n'ubundi hari kuvuka ikintu bita artificial intelligence, urugero ChatGPT n'izindi AI applications zigiye zitandukanye. Izi AI rero akenshi zikora na token zazo na coin zazo kugira ngo abantu bazajya bakenera izo service n'ubundi bajye bakoresha izo token, cyangwa se no mu buryo bwo kugira ngo ba raising fund cyangwa bongere capital, bongere ubushobozi bw'imikorere iyo AI, bakaronshinga coin ibakinze kuri yo AI runaka na web3 runaka. Hanyuma izo token rero muri iyi minsi ziri kuvuka, kandi urebye mu myaka iri imbere cyane usanga amakampani menshi n'ubundi ya yizi artificial intelligence azaba afite potential nini, cyangwa azaba ahagaze neza, kubera ko turi mu itangira y'ibintu bya technology, yaba web3, yaba AI technology, yaba blockchain technology, ku buryo mu myaka iri imbere ubona iyi ari revolution iri gutangira, ariko izagera mu myaka iri imbere cyarabaye ikintu kinini, ku buryo umuntu ureba long term ashobora kuba yajya muri izi AI crypto akaba yarebamo izo aguramo. Muri video ikurikira mwibuke tuzareba AI crypto zirimo nizi, DeFi zirimo nizi, GameFi zirimo nizi. Tugende tureba crypto umuntu ashobora kuba yareba bitewe n'ubushobozi bwe, bitewe na risk ye, bitewe n'igihe ashobora gusavinga izo crypto. Indi sector ushobora kurebamo ni crypto ariko z'ama wallet. Murabizi muri iyi industry ya crypto umutekano ni ingenzi. Rero hariho ama wallet aba yarakozwe kugira ngo abike crypto runaka. Kenshi rero ayo ma wallet aba afite n'ubundi crypto zazo, nk'urugero Trust Wallet token, hari n'andi ma wallet menshi cyane. Izo wallet token ni token ugomba kuba warebaho, hanyuma ukaba wazigura for long term, kubera ko iyi industry ya crypto igitangira birashoboka ko izagenda zizamuka. Iyindi industry ugomba kurebamo ni industry y'ama crypto ajyanye n'ama exchange cyangwa amasoko. Urugero umuntu waguze BNB ikiri hasi, Binance igitangira, ubu ngubu ameze neza kubera ko Binance yahise izamuka. Hari n'ubundi rero andi ma crypto exchange, ama crypto y'ama exchange akiri hasi, kandi usanga n'ama exchange akiri hasi ariko afite potential yo kuba
yazamuka. Ngereranya uburyo bwo kugura ama crypto z'ama exchange nko kugura stocks zazo. Nk'umuntu ushaka kugura Coinbase stocks ariko akabura uburyo azigura, ashobora kugura token yabo ya Coinbase, hanyuma uko Coinbase izamuka niyo crypto irazamuka, ndetse n'umugabane wa Coinbase ukazamuka. Ni uburyo bwiza bwo kuba washora muri iyo exchange binyuze muri crypto yabo, nk'uko n'ubundi mwumva abantu bahora bavuga BNB token n'indi mishinga ijyanye nayo. Ni byiza rero ko nayo murebaho mukamenya, mugakora research mukareba izo mwagura. Indi niche cyangwa indi parity ushobora kuba warebaho ni ama meme coins. Meme coins nubwo meme coins nazo ari crypto umuntu ashobora kuba yarebaho, ariko umuntu ushaka guholdinga long term ntabwo ari byiza ko yaholdinga meme coins, kubera ko meme coins uyu munsi biri gutangira ariko ejo ikazamukaho wenda ikaboostinga ikanavugisha abantu benshi, ariko igahita igwa burundu abantu bakayibura. Niyo mpamvu ugomba kuyireba hari kuri kureba muri medium term na short term, hanyuma ukibuka ko uko return aba ari nini ni nako risk aba ari nini. Mu meme coins, GameFi, izo zose ni coin usanga zirimo scam nyinshi, zirimo coin zidafitiye uburambe bunini, zidafite ikintu cyatuma ziramba ku buryo umuntu yazishingira akavuga ngo araholdinga igihe kinini. Rimwe na rimwe akaba ari za honeypot crypto cyangwa za crypto zireshya abantu kugira ngo ejo nizamukaho gato bagire ngo koko ni crypto ya danger, hanyuma bahite bayigura, hanyuma itigwa burundu ba nyirayo bahite bafunga. Bari ibintu bishoboka. Niyo mpamvu ugomba kumenya mbere yo kwinjira muri ibi bintu bya crypto, ugomba kumenya risk wifuza gufata, ukamenya capital ugomba gushyiramo, ukamenya n'ubundi n'igihe ugomba kuziholdinga. Ikindi gice cya crypto ugomba kurebaho ni smart contract protocol and scalability solution. Izi smart contract and protocol and scalability solutions ni crypto zifite akamaro kanini cyane muri industry ya blockchain, kubera ko nizo akenshi zituma blockchain ihora ihagaze, ihora iri upgraded, ama new version aba created bitewe n'izi coin, kubera ko smart contract coin zikoreshwa n'ubundi mu gucreatinga izindi coin, bikaba byatuma wenda ucreate coin binyuze kuri yo smart contract coin cyangwa protocol runaka. Hanyuma zino scalability solution layer 2, layer 1, layer 0 nkuko mubyumva, mujya mubyumva, hari za layer 2, layer 1, layer 0 muzagenda mubyumva. Izi coin rero ni coin zigenda za upgrading blockchain version runaka, nkuko mubona wenda application buri mwaka wenda cyangwa WhatsApp buri gihe runaka habaho upgrade, cyangwa izindi application runaka ugasanga buri mwaka harabaho upgrade. Nizi coin nicyo zimaze muri industry ya blockchain, ni ukugira ngo habeho blockchain system ya blockchain runaka ifite imikorere itandukanye inoze kurusha iyabanje. Zino coin rero nizo zibifashamo. Muri izi coin nk'urugero muzumva harimo izo bita ZK Sync, Arbitrum, Layer 2 Finance, Optimism, Base murayizi mwigeze muyumva ifite ihuriye na Coinbase, Linear, Stacknet. Hanyuma twajya kuri smart contract mugasanga harimo BNB Smart Chain, BNB Beacon Chain, Solana, Arbitrum n'ubundi n'izindi zigiye zitandukanye muri ubwo bwoko. Izo rero ni crypto nziza cyane umuntu ashobora kujyaho afite gahunda ya long term, kubera ko izi crypto murumva ko muri industry ya crypto cyangwa blockchain ni crypto zifite akamaro cyane ku buryo umuntu ashobora kuba yazigura. Guys, nibyo nimbafitiye uyu munsi, nizere ko hari bikeya muvanyemo, ntago ari ngombwa ngo byose mbibanyuriremo. Ubwo nizo ni sectors zigiye zitandukanye z'ama crypto ushobora
kuba wagura bitewe na secteri ukunda, bitewe na papasi ufite, bitewe n'amafaranga ufite, bitewe na risk wifuza gufata. Ushobora gufata imwe muri izo secteri, imwe muri izo niche, hanyuma ukaba wa holdinga, wa tradinga n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe na papasi yawe. Guys, mwibuke ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu, n'ubundi iyi video mba nayikoze kugira ngo mugende mumenya utuntu tujye dutandukanye muri iyi industry ya crypto. Niba wifuza inama mu by'ubukungu, nukwegera umujyanama mu by'ubukungu ubifitiye certificate, hanyuma akakugira inama mu bijyanye n'ubukungu. Hanyuma mwibuke gukora research ku giti cyanyu, hanyuma kugira ngo ubumenyi bwanyu bugende bwiyongera, kubera ko iyi industry hari byinshi bivuka buri munsi bishyashya, bikeneye ko uhora ukora research. Guys, ndabemera cyane. Ubutaha tuzagaruka turi kuvuga noneho kuri crypto zimwe na zimwe, wenda ngendeye kuzo nkunda gukurikirana, n'ubundi muri ibi bice byose twagiye tuvuga. Guys, murakoze cyane, ndabemera cyane. Ciao.